ikaze muri izi studio za Gite FM ivugira ku birometero 12 uvuye ku butaka. Muri kumwe na Kashauti hamwe nanjye Tesi. Icyo tugiye kuganiraho kuri uyu munsi wa none nk'uko bisanzwe dufite umutumirwa twatumiye muri studio. Nawe twamuha ikaze. Mbongewe nishimiye kubana namwana muri studio za Gite FM. Nabonye ari ibirometero byinshi uvuye ku butaka koko, gusa nanezerewe kubana namwe uyu munsi. No kuba dukurikiye bajya bifuza nko kumenya nk'amazina y'abatumirwa bacu, amatsiko bari na menshi. Ubundi ngewe iwacu bakimbyara banyise Nteziryayo nteye Imana Bishoti nsingira umusaraba nitwa Flora. Amazina yanjye nayo ngayo. Guma. Ngaho duhere karibu ikaze ku mutumirwa wacu n'umusesenguzi. Unashyikirize abaduteze amatwi ibyo tugiye kuvugaho n'ibyo tugiye gusesengura muri aka kanya. Ijambo ni rya Tesi. Yego mwakoze. Umutumirwa wacu yakoze kuza. Uyu munsi tugiye kuganira kuri serivisi zitangirwa kwa muganga n'abaturage. Nibyo tugiye kuganiraho. Tesi urakoze cyane. Nkuko Tesi yarabivuze tugiye kuganira ku bibazo abaturage bahura nabyo mu gihe barimo gushaka serivisi zo kwa muganga. Nyakubahwa Mbarubukeye niryo zina rye. Turagira ngo tukubaze ikibazo cya mbere. Kwa muganga akunda kugaragara umurongo muremure w'abarwayi ndetse rimwe na rimwe bakanararana. Icyo kibazo nkawe nk'umusesenguzi ubona giterwa n'iki? Ijambo ni ryawe nyakubahwa. Nkuko mubizi turacyafite ibibazo by'abaganga. Abarwayi ni benshi ariko abaganga bari kugenda baba bake, ariko mw'iyi minsi icyo kibazo kigiye gukemuka ko hari kugenda hongerwa umubare w'abaganga. No kuvuga ngo mu minsi mike iri imbere icyo kibazo kiraza gukemuka. Uvuze ku kibazo cy'abaganga, ariko se niba muri mu bongera tuvuge yuko abana biga ubu ngubu aribo tuzategereza kugira ngo icyo kibazo gikemuke? Ntago abana biga ubu ngubu aribo bazategerezwa kugira ngo icyo kibazo gikemuke, ahubwo ubu ngubu wabonye ko ahantu henshi ubu ngubu nta karere katarimo centre de santé. Habanje kwegerezwa abaturage amavuriro kugira ngo be gukora ingendo usange bahuriye ku kigo kimwe ari benshi. Mwabonye ko nta kagari katabamo poste de santé. Ibyo bintu bikazagabanya imirongo kuri centre de santé, kuko abarwayi urumva bazajya bahera hasi, hejuru hazajya hajyayo urembye cyane. Urumva ibyo bintu bizagabanya imirongo y'abarwayi kwa muganga. Murakoze. Izo poste de santé zaraje, ariko hari hamwe yagiye hagaragara izo poste de santé zifunze, zitagikora. Ugasanga yari poste de santé nibyo cyari igitekerezo cyiza, byatangaga n'umusaruro, ariko se ni ukubera iki tubona hari hamwe zigifunze hameze n'ibyatsi? Ni ukuvuga ngo ziriya poste de santé buriya rero uzireba zakuwe mu maboko ya leta zegurirwa abikorera. Ni ukuvuga ngo iyo uzabona ifunze, uwikorera azaba yaragize imyitwarire mibi ayamburwe. Burya ubona ifunze ibirimo gushakirwa ukundi kuntu yakora bidatinze. Nyakubahwa Mbarubukeye murakoze cyane kuri icyo. Ni ikibazo kindi, twajya ku kindi kibazo cya kabiri. Numva abaduteze amatwi baba babisobanukiwe, nibwo kiracyashakirwa umuti. Wenda turebe ko zafungurwa cyangwa se zikaba zakongera zigasubizwa mu maboko ya leta kugira ngo zigire abikorera. Ibyo bibazo bigakemuka. Hari ikindi kibazo abantu bakunze guhura nacyo rero igihe bari kwa muganga. Ni ikibazo gikomeye cyane, kibura abantu bamwe. Ugasanga ngo hari abantu dukoresha ubwisungane mu kwivuza, nabyo mituelle de santé, hari n'abakoresha rama na MMI, ariko usanga ngo abantu bagiye kwa muganga ugasanga abarwayi ni benshi nk'uko tugenda tubibona ahantu henshi hatandukanye. Ariko ngo ugasanga nk'umuntu ukoresha MMI ahawe agaciro kurenza umuntu ukoresha mituweli cyangwa se ukoresha rama, akaza agahita atambuka ku muntu ukoresha mituweli. Muri make umuntu wa MMI ntashobora gutegereza kimwe nk'umuntu wa mituweli. Serivisi ziwe ngo zihuta kurenza umuntu ukoresha mituweli. Icyo kintu kivugaho iki Bwana Mbaru? Murakoze kubaza icyo kibazo. Icyo kibazo ni cyiza.
ni ukuvuga ngo buriya iyo umuntu akoresha mituweli, ubundi buriya ukigera kwa muganga urabizi ko buri wese afite nimero, buriya nta muntu waba ufite nimero ya gatatu ngo ufite nimero ya gatanu aze aceho ufite ya gatatu atari yagenda. Buriya ubona abantu bashobora gutandukana, ukabona umwe agiye mbere undi agiye nyuma. Buriya mituweli hari ahantu babanza kuzuza muri mituweli nyine kuri resebusiyo, bakabanza kuzuza umuntu wa mituweli, ugasanga wenda uwarama hari igihe ibyo ngibyo we bitamureba, urumva ntago we yaba ari inyuma. Ubundi kwa muganga umuntu wese akurikirana uko yaje, nta muntu utanga undi. Nubona umuntu yatanze undi ni uko nguko bizaba byagenze. Tukiva kuri iyo ngingo y'abantu bakoresha rama, ntekereza ko impamvu baba bagera kwa muganga bakihuta ari uko baba bakora nk'akazi ka leta kihutirwa cyane, akaba ariyo mpamvu baza bahita bakomeza. Iyo mpamvu yo ntabwo ariyo, kuko iyo umuntu yagiye kwa muganga, ntekereza ko iyo umuntu agiye kwa muganga abarwayi ntabwo aba afite gahunda yo guhita ajya mu kazi. Dutangira nabasobanuriye ndababwira nti iyo umuntu agiye kwa muganga afata nimero, kandi nta muntu ugenda kuri nimero isumbye iy'undi, bagenda kuri nimero. Mbasobanurira ko impamvu ushobora kubona umuntu atambutse undi ataratambuka, ibintu bye bashobora kuba babyuzuza muri sisiteme bitewe n'ubwishingizi akoresha, ugasanga ntabwo byo bireba wa wundi, ariko ubundi kwa muganga abantu bakurikirana uko baje. Nyakubahwa Mbarubukeye, nk'umusesenguzi, nibyo ibintu urimo kuvuga biranumvikana, ariko ntago abaturage bari bashira impungenge, kuko mu kanya ndaza kukwereka SMS bagiye bandika kuri telefone n'ibibazo, ubwo urabasha kuza kubisubiza. Ariko icyo nakubazaga ese mu gihe aba MMI cyangwa se abandi bakoresha ubwishingizi wenda bundi cyangwa se na rama, mu gihe babaye benshi ubona nk'aba mituweli bakakirwa ryari, abakoresha ubwisungane bwa mituweli aribwo RSSB bakakirwa ryari? Urakoze bwana munyamakuru. Shoutout, ushobora kuba utanyumvise neza. Ntago nigeze mvuga yuko abantu bafite buri muntu, ntago nigeze mvuga ko buri muntu afite icyiciro yakira. Ntago MMI yakirwa ukwe cyangwa aramango yakirwa ukwe, bose barakirwa. Ahubwo mwari mwavuze yuko ngo bamwe bakirwa nyuma abandi imbere, nibyo nasobanuraga ko atari byo, ariko hariya mu nyumve neza, ntago nigeze mvuga yuko hari umuntu wakirwa mbere cyangwa nyuma, ahubwo bose baragenderana. Ahubwo navuze ko bimwe bishobora gutinda bitewe n'amadosiye yatinze kuzuza. Mbarubukeye, urakoze cyane ku gusobanura ku iyo ngingo. Nibyo, ndizera ko abaduteze amatwi banyuzwe n'ibisobanuro watanze, ariko hari ikindi nakubaza dusoza. Ese nk'abantu, nk'umuturage udafite ubwisungane mu kwivuza RSSB, turabizi ko hari abantu batabugira, umwaka ugashira batabutanze. Tukaba tuzi ko umukozi wa leta wese aba agomba kugira ubwishingizi bwo kwivuza. Nk'umuntu udafite ubwishingizi bwo kwivuza aribwo mituweli de sante, umuturage usanzwe, we wamuvugaho iki? Urakoze kumbaza icyo kibazo cyiza bwana Kashauti. Ni ukuvuga ngo ubundi iyi ngingo yavuzweho kenshi, ariko nyine kwigisha no guhozaho. Ubundi mu Rwanda nta muntu n'umwe wakabaye adafite ubwishingizi mu kwivuza. Umuntu muzima wese yakabaye afite ubwishingizi mu kwivuza. Icyo nabwira ari umuntu utari wabugira uyu munsi, nabimushishikariza ku buryo umwaka utaha twese tugomba kuba dufite ubwishingizi mu kwivuza, kuko iyo utabufite kwivuza ubona ukuntu bigorana. Iki gisubizo natanga numva ari cyo ngicyo. Bwana Mbarubukeye, kw'icyo kintu ugerageje kugisesengura, ariko ntitwirengagije n'ibibazo abaturage bahura nabyo. Usanga nk'umuturage ejo bundi yohereje abana ku ishuri, afite abana 6, arabahirira minerivare, ejo wenda ryari uko avuye guca inshuro, ugasanga ntabonye iyo mituweli ku gihe. Ntekereza ko nta buryo uwo muturage yajya yoroherezwa mu buryo bwo kubona mituweli, ndetse akaba wenda ushobora wenda gutanga nka 1/2 cy'amafaranga, cyangwa se leta igitanga nkunganire ku bintu bimwe na bimwe, ibicuruzwa, transport, ibintu nk'ibyo. Ariko ubu ngubu ikintu cyerekeranye n'ibyiciro by'ubudehe bisa nkaho byavuyeho.
nk'umuturage wabarizwaga muri cya cyiciro wafashwaga na leta, nk'iyo mituweli ubona azayibona ate, azayikura he? urakoze. Ni ukuvuga ngo ubu hashyizweho uburyo bwinshi bwo kubona amafaranga ya mituweli. Hariho wumva VUP buri munsi, icyo ni igikorwa cyashyiriweho abantu b'imbaraga nkeya kugira ngo babashe kubona amafaranga. Hanyuma ikintu cyitwa ubu leta ahantu hose mu Rwanda nta hantu hatari akantu katuzamurane nka leta, ubona ko isindagiza abantu badafite imbaraga, batishoboye. Nta muntu n'umwe ufite impamvu yo kudatanga mituweli. Ariko nyakubahwa Mbarubukeye, icyo kintu ndumva tutacyumvaho kimwe, kubera ko ni ukuvuga ngo niba umbwira ngo hajeho za VUP, tukaba twumva abantu bamwe na bamwe birirwa ku mirenge, amafaranga bakayakorera ubu, bakayategereza amezi 3, amezi 5 agashira. Nk'uwo muntu umbwira ko amafaranga ya mituweli azayakura muri VUP ushingiye ku kigana Mbarubukeye? Ni ukuvuga ngo hashobora kubaho ikibazo cyo gutinda guhembwa, ariko nta muntu n'umwe wakoze udahembwa. Nta muntu n'umwe wakoze ngo ntabone amafaranga yakoreye. Nibyo, murakoze kuri icyo gitekerezo cyanyu cyiza, ariko hari igihe ujya kwa muganga bakaguha serivisi neza, bakagukurikirana, bagakora ibizami, imiti bakayiguha, ugasanga baguhaye nk'imiti y'umutwe, indi miti irabuze y'indwara urwaye, ukajya muri farumasi bakareba bakohereza. Ese muri farumasi haba hari imiti kwa muganga itabayo? Murakoze. Ni ukuvuga ngo niba nkumvishe neza, urabajije uti ni gute kwa muganga haboneka imiti muri farumasi? Uravuze ngo ni gute kwa muganga imiti ibura muri farumasi ikaboneka? Ni ukuvuga ngo rero ahubwo hari ikintu cyo kwishimirwa, ahubwo cyaba ikibazo imiti ibuze kwa muganga no muri farumasi ikabura. None niba kwa muganga ishobora kuhabura kuko bakira abantu benshi cyane, muri farumasi ikabihari, njye ndumva ahubwo ari ikintu cyo kwishimira kuba hari ahantu iyo miti yava. Ikibazo Tesi yarakubajije, urakoze nyakubahwa Mbarubukeye ku kibazo Tesi yarakubajije. Ntakiriye ntashize amanga bitewe n'ibi bintu bikurikira. Ugize uti ngo kwa muganga ngo igihe baguhaye ngo imiti ngo cyaba ikibazo ari uko uyibuze kwa muganga ukayibura no muri farumasi. Ariko nanone nanjye nkongera nkibaza, ni gute ibigo bya leta by'ubuvuzi harimo n'ibitaro bishobora kubura imiti ukajya kuyishaka kwa muganga kandi warishyuye ubwisungane mu kwivuza, kandi hari indwara zitavurirwa kuri mituweli, izo zagenewe he kujya gushaka iyo miti mw'ayo mavuriro? Ese icyo kintu cyakemuka gute kugira ngo noneho n'iyo miti tuyisange mu mavuriro tutarenze kugira ngo wishyure mituweli? Niba nujya kwa muganga bagusuzume, ese kwa muganga kwaba ari ugusuzuma gusa, imiti ukaba uzi neza ko ugomba kuyishaka muri farumasi? Ijambo ni iryanyu. Urakoze cyane Kashauti ku kibazo ubajije, ni cyiza cyane. Ni ukuvuga ngo hari ikintu tuba tugomba kumenya, ubundi ubuzima ni ukubaka. Ntabwo turagera aho tujya. Niyo mpamvu izo mbogamizi zitabura. Namwe ntimwirengagize yuko iki gihugu tuzi ahantu cyavuye n'aho kigeze ni intambwe ishimishije. Ntabwo rero watekereza yuko ibintu byose byakemukira rimwe, gusa aho tugeze ni intambwe yari ishimishije. Kereka mwebwe mubaye mutayibona, kandi namwe ndabizi ko muyibona. Ubwa wa mugani Abanyarwanda baciye ngo nta mwana uvuka ngo yuzure ingobyi. Sesa, urabyumva neza cyane rwose. Abateze amatwi rero radiyo Giti FM ivugira ku birometero 12 uvuye ku butaka, twari turi kumwe n'umutumirwa wacu Mbarubukeye. Ikiganiro twagiranye mwacyumvishe ku bari baduteze amatwi, tubararikira kujya mudukurikira ku wa gatandatu cyangwa se ku cyumweru saa 4 live, televiziyo n'amajwi bijyana kuri Mbaruru Series. Murakoze, mwari kumwe na Kashauti nanjye Tesi. Nande umutumirwa nari Mbarubukeye. Nanjye nishimiye kubana namwe, ubutumire mwamaye hano muri studio za Giti FM ku birometero byinshi uvuye ku butaka. Nishimye rwose kandi byanyuze, murako nishimye, ndatohagiye, umutima wanjye umeze nk'ubutaka burutse imvura, mfite ibyishimo nk'iby'umushumba ufite inka ze zihaka. Mwakoze cyane.